nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turagarutse rero muri studio kuri mikoro ni Bosco tugiye kubara muri amakuru muri amasaha tugiye kurebera hamwe byinshi bigezweho. Nsuze cyane abantu bari mu Burundi, nsuze cyane abantu bari Uganda, Republika Demokarasi ya Kongo nani mu bice bigiye bitandukanye, muramutse mudukurikiranye abari mu mirimo igiye itandukanye kubera ko twebwe turi mu masaha mu gitondo kare cyane, ubwo rero aho bitari mu masaha mu gitondo biraza guterwa, ariko kandi abari mu mirimo igiye itandukanye cyangwa se abarimo kwitegura kuyijyamo namwe mbifurize kuza kugira akazi keza cyangwa se umunsi mwiza, kubera ko tugiye gutangirana kabisa amakuru. Tugiye gutangirana amakuru rero tuza kwerekeza mu mujyi wa Goma, turareba imibereho y'abatuye mu mujyi wa Goma. Bivuga ko irimo irarushaho kugenda isharira, ndetse benshi mu baturage bakora ibikorwa byabo bya buri munsi muri uyu mujyi wa Goma birimo ibyiganjemo ubucuruzi ndetse n'ingendo, batangiye kwamagana mu by'ukuri imyitwarire y'izi nyeshyamba kuri ndetse n'ibikorwa izi nyeshyamba zikomeje kuba zakuranga ibitari byiza kuri aba barwanyi, ndetse bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu gihe ibi bitangiye kugaragara, cyangwa se uyu mwuka ku mutwe wa 23 umujyi wa Goma urimo ututumba uri kugaragara mu gihe izi nyeshyamba zikomeje gusabwa kurekura ibice byose zigaruriye, ndetse zikemera ko ubuyobozi bwa guverinoma y'Kinshasa busubira muri ibyo bice. Turabigarukaho nanone, turareba uko byifashe mu mujyi wa Goma kugeza kuri izi saa, cyangwa se kugeza magingo aya ubuhamya butangwa n'abaturage bari mu mujyi wa Goma ndetse n'isesengura rikomeje gukorwa. Ntabwo ari byo byonyine gusa mbafitiye, turerekeza Ruvungi, turerekeza Kamonyi, Katogota, Bukavu, Uvira ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye no mu kibaya cya Ruzizi. Turareba amakuru ari kuhavugwa, turareba amagambo akomeye cyane ubuyobozi bw'Intara Kivu y'Amajyepfo bwageneye abatuye iki gice ndetse n'imigabo n'imigambi bafite. Turareba kandi by'umwihariko n'ibyatangajwe n'umuyobozi w'akarere ka 33 ka gisirikare n'ubundi ni muri Kivu y'Amajyepfo, nabyo turaza kubirebera hamwe, turebe imbwirwaruhame z'abayobozi, turareba ukuri kose ku bijyanye n'isubira inyuma ry'abarwanyi ba 23 mu bice bakomeje kugenda bavamo mu by'ukuri, ikiri kujya mbere ndetse n'icyakomeje kugenda gitegurwa n'abarwanyi, nabyo turagenda tubigarukaho tukomoza no ku bamwe bw'abaturage bari mu bice izi nyeshyamba zirimo bikomeje kuvugwamo bene ibyo bikorwa, nabyo turaza kuba tubigarukaho. Ni amakuru menshi nkubwira ko nkufitiye, kubera ko si ibyo byonyine gusa mba nkufitiye, mba nkubikiye n'andi makuru agiye atandukanye tuba tugomba kugenda tugarukaho cyangwa se dukomozaho, agaruka cyangwa se avuga kuri byinshi biba bikomeje kugenda bijya mbere hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ubu rero tugiye kubana muri iyi minota itari myinshi cyangwa se itarambiranye, nyemerera mbanze nagushimire cyane, nkubwire ni wakoze cyane guhitamo neza, wakoze cyane guhitamo kubana na Region Info. Nge ugiye kubagezaho aya makuru cyangwa se ugiye kuyabagezaho nkaba Bosco. Aho ikindi ugomba ko wamenya, ntibagirwe gukanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo mu by'ukuri birusheho kudufasha, ndetse kandi none nshuti tubana umunsi kundi ntibagirwe no gukanda like ku makuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho cyangwa se tuba twaguteguriye, by'umwihariko n'iki ngiki kirimo n'ikiganiro kirimo naho ukandeho like ndetse n'ibintu bitandukanye ugenda ukurikirana byacu mu makuru tugenda tukugezaho. Twifashishije rero inkuru ziri guturuka mu mujyi wa Goma, biravugwa yuko muri uyu mujyi wa Goma ibintu bitaba byifashe neza hagati y'inyeshyamba za AFC 23 ndetse n'uruhande rw'abaturage, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice ari kurushaho kubitangaza. Ibi rero byaba biri guterwa n'iki se, cyangwa byaba biri guturuka kuki kugeza kuri ubu ngubu? Nibyo rero tugiye kuba twasuzuma cyangwa se twagarukaho, kubera ko uyu ni umujyi wa Goma umaze igihe kinini uri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ni byinshi byagiye bihavugwa, ariko kuri inshuro ese kuri tariki ya 14 ni ibiki biri kuhavugwa? Goma rero ngo abaturage bari kwinubira icyitwa imisoro n'amahoro ngo birenze urugero. Abacuruzi bacuruza muri uyu mujyi wa Goma, amabutike, abakora ibikorwa byo kuranguza, abakora ibikorwa byo gutwara ibintu n'abantu, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikorerwa muri uyu mujyi wa Goma mu masoko ndetse n'ahandi, abaturage bari kwinubira ko izi nyeshyamba zashyizeho ikintu bita imisoro ikakaye, bari kuvuga ko ari ubwambuzi bukomeye cyane, ko mu by'ukuri izi nyeshyamba ni ubundi buryo bari gukoresha bakura abaturage amafaranga mu mifuka, kubera ko ngo iyi ntabwo ari imisoro, birakabije.
mu mujyi wa Goma abaturage benshi ngo baba bakomeje kugaragaza impungenge n'uburakari, impungenge ziri kujyana n'uburakari cyangwa se umujinya, ngo ibi biri guterwa no kwiyongera kw'imisoro n'amahoro. Bavuga ko ngo yabaye umutwaro ukomeye ku mibereho yabo ya buri munsi, cyane cyane mu bice bigenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba n'ubundi nyine mu mujyi wa Goma. Icyo nsaba rero abantu bari mu mujyi wa Goma, ahangaha ni umwanya wanyu, ndetse mufate akanya kabisa mujye hatangirwa ibitekerezo cyangwa se muri komenti mutubwire ese mu by'ukuri aya makuru turi kugenda dukabuta ari guturuka aho ngaho mu mujyi wa Goma byaba ari byo koko? Mwebwe mwaba mwarahuye nabyo cyangwa se bagenzi banyu baba bakomeje guhura nabyo? Mutubwire kabisa muri komenti, kuko aya ni amakuru mu by'ukuri afunguye cyangwa se ari open. Amakuru aturuka mu baturage no mu miryango itandukanye rero dukesha ibitangazamakuru na za societe civile, ngo mu buhamya bwatanze ngo biragaragaza ko ibikorwa byinshi by'ubuzima bwa buri munsi byashyiriweho amafaranga mashya cyangwa se hazamuwe ayari asanzweho, ibintu bavuga ko byatumye ubuzima burushaho kugenda buhenda cyane mu mujyi wa Goma usanzwe uhanganye n'ingaruka z'umutekano muke n'ibibazo by'ubukungu bwifashe neza, bwifashe nabi, none hakaba hiyongereyemo n'iki kibazo cy'imisoro ikakaye. Abaturage baravuga ko insengero n'amadini bitagisigaye inyuma muri ayo mafaranga asabwa buri kwezi. Insengero n'amadini nabyo biri gusoreshwa, hari aho bavuga ko buri rusengero rusabwa gutanga amafaranga agera ku bihumbi 100 by'amafaranga y'amakongomani, amafesa, buri kwezi. Abashinzwe amadini bamwe bavuga ko ayo mafaranga yabashyize mu bibazo kuko ibikorwa by'iyobokamana byinshi bisanzwe bikorwa ku nkunga z'abakristo bafite ubushobozi buke, bityo ayo mafaranga ibihumbi 100 y'amafesa asabwa buri kwezi adashobora kuba yaboneka, ntabwo ashobora kuba ngo yaboneka, bityo ngo ibingibi babona ko ari ukugondoza insengero n'abaturage. Amavuriro n'ibigo nderabuzima nabyo ngo bivugwa gusabwa amafaranga menshi buri kwezi, aho bamwe bavuga ko ngo bishyura hagati y'amafaranga y'amafesa 200,000 ndetse n'300,000 ya buri kwezi. Hari impungenge ko aya mafaranga ashobora gutuma serivisi z'ubuvuzi zirushaho guhenda, bikabangamira abaturage basanzwe bafite ubushobozi buke bwo kwivuza, aho indwara bavuga ko zishobora kubicira mu rugo nyuma yo gutinya nyine kujya kwivuza n'amafaranga afite cyangwa se igiciro cyashyizweho badashobora kuba bakibona. Mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu mujyi, abatwara imodoka zitwara abagenzi bavuga ko buri modoka itanga amafaranga yagera ku 5,000 ku munsi. Iyo mibare yo ihurijwe hamwe ku kwezi bivugwa ko imodoka imwe ishobora gutanga agera ku 150. Abakora uwo mwuga bavuga ko ibyo bishobora gutuma ibiciro by'ingendo bizamuka kuko bashaka uburyo bwo kwirengera ayo mafaranga baba bishyuye nyine izi nyeshyamba, kubera ko baravuga ko 5,000 ni amafaranga menshi kuyakura. Rero mu yaba yatanzwe n'abaturage ugategereza kuzabona inyungu cyangwa se ko wakwiteza imbere, ngo barabona ko byagorana, bityo ibiciro ku ngendo barateguza ko bishobora kwiyongera hano mu mujyi wa Goma biturutse kuri icyo kibazo cy'amafaranga bavuga ko agera ku 150 batanga bya buri kwezi baha izi nyeshyamba nk'imisoro. Hari kandi abaturage bavuga ko amafaranga y'amazi n'isuku yazamutse cyane. Urugero rutangwa rw'amafaranga y'amazi bivugwa ko yazamutse ko yikubye kabiri, ava ku 20,000 agera ku 40,000 y'amafaranga y'amanyekongo. Urumva ko nyine yikubye kabiri. Mu gace ka Karisimbi abaturage bavuga ko buri rugo rusabwa amafaranga y'isuku angana n'50,000, n'5,000, ibintu bavuga ko biremereye mu gihe ubuzima busanzwe bugoye. Abamotari, abacuruza amakarita yo guhamagara, no kuvuga abacuruza amayinite, ndetse n'abafite amaduka mato nabo bavuga ko batorohewe n'ayo mafaranga yashyizweho. Hari abavuga ko buri gikorwa cy'ubucuruzi gisigaye gisabwa amafaranga runaka, ibintu bavuga ko bishobora gutuma bamwe bafunga ibikorwa byabo kubera kubura inyungu. Bagira imodoka bwite nabo bavuga ko amafaranga yo kwandikisha imodoka no kubona ubwishingizi yazamutse cyane. Hari abavuga ko ubwishingizi bushobora kugera ku madolari 400 y'Amerika mu gihe kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe, ibintu bavuga ko bihanitse cyane ugereranyije n'ubushobozi bwa benshi.
umwe mu bagize sosiyete sivile i Goma yavuze ko abaturage bakomeje kwinubira ayo mafaranga, bavuga ko arenze urugero kandi adahuye n'ubushobozi bw'abatuye uwo mujyi, aho yagaragaje ko uko imisoro n'amahoro bikomeza kwiyongera ari nako ibiciro by'ibicuruzwa na serivisi bikomeza kuzamuka, ibintu bishobora kurushaho gukomeretsa imibereho y'abaturage. Iyi mibare n'ibi birego bikomeje guteza impaka n'impungenge mu batuye Goma, aho benshi basaba ko habaho uburyo bworoshye bwo koroshya ubuzima bw'abaturage no kugabanya umutwaro w'amafaranga bavuga ko ukomeje kubaremerera mu gihe ubukungu bwabo bukomeje guhura n'ibibazo byinshi. Ubukungu bw'abaturage bwarahungabanye cyane, bakavuga bati rero aya mafaranga nk'aya ngaya dusabwa ashobora kutazigera aboneka, atari ko ikiriho cyangwa se impungenge zihari nataboneka bishobora kuzadutera impungenge, bishobora kuzahungabanya umutekano ndetse w'ubuzima bwacu. Hanyuma rero tuvuye hano mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, aho abaturage bakomeje kwinubira ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 byo kuzamura igiciro cy'amafaranga atangwa buri kwezi ku bikorwa bya buri munsi bakora muri uyu mujyi wa Goma. Reka dukubitire no ku yandi makuru akomeye cyane, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha rero abayobozi bahanga muri aka gace bagize icyo batangaza. FARDC n'abagize sosiyete sivile bahurije hamwe mu guhamagarira amahoro n'ubwiyunge bw'amoko atuye Uvira, ibishobora kuba igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke byakomeje kugenda bigaragara ahangaha muri utu duce. Mu ruzinduko yagiriye i Ruvungi mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 33 General de Brigadier Dunia Kashindi Fabien yahamagariye abaturage gushyira imbere ubumwe n'imibanire myiza hagati y'amoko atuye muri ako gace nyuma y'ikorwa ry'ibikorwa by'ihuriro rya FM23 byo kuva mu duce muri utu turere. Mu butumwa yagejeje ku baturage, uyu musirikare mukuru wa FARDC yavuze ko igihe kigeze kugira ngo abaturage b'uturere twa Uvira bareke amacakubiri ashingiye ku moko cyangwa ku miryango, ahubwo bagaharanira kubaka amahoro n'ituze rirambye. Ati rwose ibijyanye n'amacakubiri agomba kubireka. Yagize ati ubutumwa bw'uyu munsi ni ubumwe bw'abaturage bose, nta kurobanura abafurero, ababembe, abanyamurenge cyangwa abandi. Ibyo byo kwitana ba mwana no kwirebamo amoko bigomba kurangira burundu. Uyu rero akaba ari umuyobozi muri aka gace, umuyobozi w'akarere ka 33 nyine wagiraga icyo atangariza abatuye muri bice. General de Brigadier Dunia Kashindi Fabien, uyu General Dunia Kashindi yanatangaje ko hari ingamba zafashwe zigamije kugarura umutekano no gufasha abaturage gusubukura ibikorwa byabo by'ubuhinzi, ubucuruzi n'ingendo byari byarahungabanyijwe n'intambara n'umutekano muke. Mu magambo yavuze harimo gukuraho za bariyeri zari ziri mu muhanda wa Uvira Ruvungi ndetse no gufata abantu bose bitwaje intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Izi bariyeri ziri Uvira Ruvungi ndetse no gufata abantu bose bitwaje intwaro ngo ni ikintu kigomba gukorwa, kubera ko abitwaza intwaro bashaka kwisanga mu bikorwa by'ubungabunyi umutekano cyangwa se kwica bagenzi babo. Ibi rero ngo bigomba guhagarikwa, n'ubujura cyangwa se n'ibindi. Mu ngamba yavuze mu by'ukuri ni nyinshi. Yashimangiye ko umutekano ugomba kugaruka byihuse kugira ngo abaturage bongere gukora ibikorwa bibateza imbere nta bwoba na buke bafite. Ibyo bikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bagomba kubikora nta bwoba bafite cyangwa se nta mususu nta n'igihunga, rwose umutekano ari wose. Yagize ati sinshaka kongera kumva urusaku rw'amasasu muri uyu mudugudu. Igihe kirageze ngo buri wese asubukura ibikorwa bye by'ubuhinzi n'ubucuruzi mu mutuzo. Ku rundi ruhande rwa sosiyete sivile muri Uvira, abayobozi bayo nabo bahamagariye abaturage kwamagana imvugo z'urwango n'amacakubiri ashobora kongera guteza umutekano muke muri aka gace. Mapenzi Manyebwa, umuhuzabikorwa wa Dominique de la Société Civile pour le Développement Trouble, yavuze ko amahoro ariyo abaturage bakeneye cyane muri iki gihe. Asaba buri wese kurwanya ubutumwa bushobora gutanya abaturage, agira ati uyu munsi dukeneye amahoro kandi tugomba twese kurwanya ubutumwa buzana amacakubiri hagati y'abaturage. Yakomeje asaba amoko yose atuye muri Uvira, harimo Abavira, Abafurero, Ababembe, Abanyamurenge, Abashi, Abarundi, Abahavu n'andi, kuba mu mahoro no gushyira imbere ubwiyunge n'ubufatanye. Abasesenguzi bavuga ko ubu butumwa bw'abayobozi ba gisirikare na sosiyete sivile buje mu gihe abaturage benshi bo muri Uvira no muri Rubaya
mu bice bya Rusizi bakomeje gushaka uko basubira mu buzima busanzwe nyuma y'igihe kinini cy'umutekano muke n'imirwano yahungabanyije imibereho yabo. Bemeza ko kongera kubaka icyizere hagati y'abaturage no kurwanya amacakubiri ashingiye ku moko bishobora kugira uruhare rukomeye mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse hari ikintu cyiza cyane ari n'amahitamo meza. Uyu muyobozi rero akaba rwose yasabye ko hakorwa ibishoboka byose abaturage bakabana neza, bityo umutekano ukarushaho gukomeza. Ibi rero ari kubivuga mu gihe avuga ati inyeshyamba zikomeje gusubira inyuma, hari bimwe mu bice birimo kugenda bifungurwa cyangwa se hari zimwe mu nzira ziri kugenda zifungurwa. Ati bityo rero igihe kirageze cyangwa se iki nicyo gihe kugira ngo mu by'ukuri abaturage bamenye cyangwa se basobanukirwe neza ko umutekano ugomba kuba mu by'ukuri wakomeza kugenda neza, kuko umutekano ni inyungu zabo. Si ibyo rero byavuzwe byonyine gusa, kuko uwitwa François Rubota yasabye abanyekongo gukomeza kuba maso. Ibi yabivuze ariko ashingiye kuba bivugwa ko umutekano muri Kivu y'Amajyepfo n'ubwo inyeshyamba ziri gusubira inyuma ushobora kuba utizewe. Umunyapolitike François yahamagariye abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza kuba maso nyuma yo hagaragaye iyimuka ry'abarwanyi ba M23 na twirwana mu duce tumwe two muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi yabivuze avuga ko amahoro arambye atazagerwaho igihe cyose imitwe yitwaje intwaro n'ingabo z'amahanga bikigaragara mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Igisubizo gishobora kuboneka cy'amahoro arambye mu gihe imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo z'amahanga bitakiri kugaragara ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo yashyize ahagaragara ku cyumweru tariki 10 Gicurasi 2026, uyu François yagarutse ku bibazo by'umutekano byabaye nyuma y'ifatwa rya Uvira. Avuga ko ku itariki 10 Ukuboza 2025 abaturage bari bafite ubwoba n'ihungabana rikomeye bitewe n'intambara n'imyivumbagatanyo y'ingabo za FCM 23 na twirwaneho. Uyasobanuye ko icyo gihe abaturage benshi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakaba baratatanye mu bice by'imisozi yo hagati n'iyo hejuru ndetse no mu kibaya cya Ruzizi, babayeho mu buzima bugoye bwo kuba impunzi imbere mu gihugu cyabo. Uyu François yavuze ko nubwo ibibazo by'umutekano byari bikomeye, hari intambwe zagezweho binyuze mu bikorwa bya diplomasi byakozwe na Perezida Felix Tshisekedi, aho yavuze ko ibyo byatumye tariki 18 Mutarama 2026 habaho iyikurwa rya mbere ry'abarwanyi ba FCM 23 na twirwana mu bice bimwe. Ibi rero uyu mugabo yavuze ko mu by'ukuri ari intambwe ikomeye cyane yabashije guterwa n'ubuyobozi bwa Kongo, bityo asaba ko ibikorwa nk'ibyo ngibyo ubuyobozi bwa leta ya Kongo bwakomeza gushyiramo imbaraga zose zishoboka mu buryo bwa diplomasi, igitutu gishyirwaho ndetse n'ibindi byose bishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano ubashe kuboneka. Abanyekongo barashima ko kugeza kuri ubu ngubu inyeshyamba z'umutwe wa 23 zaba zaragiye zigaragaza ugusubira inyuma, ndetse bakagaragaza ko iki gishobora kuba ari igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano bakomeje kugenda bahura nabyo, ndetse benshi bagiye bavuga bati igihe kirageze ko mu by'ukuri umutekano wongera kugaruka. Gusa nubwo bikomeje kugenda gutyo cyangwa se amakuru yakomeje kutugaragariza ko ishusho hano y'umutekano yaba irimo kugenda irushaho kujya mu buryo, ariko abenshi baravuga bati kugeza kuri ubu ngubu haracyari intambwe nyinshi zikeneye guterwa cyangwa se zigomba guterwa kugira ngo aya mahoro n'umutekano biboneke, kuko baravuga bati hatagize igikorwa cyangwa se hadafashwe ingamba zikomeye cyane, biragaragara yuko mu by'ukuri biragaragara yuko cyangwa se ukuri guhari nuko umutekano ushobora kutazigera uboneka. Inyeshyamba rero ngo n'ingabo z'ibihugu by'amahanga, abanyekongo barasaba cyangwa se bakomeje kuvuga bati abangaba bagomba kwava, kuko nibaramuka bavuye nibwo umutekano uzabasha kuboneka. Ati rero nibaramuka batavuye, abanyekongo mwibagirwe ibijyanye n'umutekano ko mu by'ukuri uzaboneka muri utu duce. Ese koko nibyo namwe niko mubibona? Mu by'ukuri birakwiye cyangwa se birakeneye ko izi nyeshyamba zasubira inyuma kugira ngo umutekano muri ibi bice ubashe kuboneka, cyangwa mu by'ukuri ibi ngibi n'ubundi nta gisubizo byatanga? Ibyo rero biremezwa n'ibitekerezo muza kugenda mutanga cyangwa se inyunganizi muza kugenda mutanga ku byakomeje kugenda nyine bivugwa n'aba bayobozi, kuko abayobozi bagiye bavuga byinshi, ariko mu by'ukuri uko ubyumva kose ikiro cyangwa se bimwe mu byakomeje kugenda biganirwaho n'ibishobora kuba igisubizo ku mahoro y'abatuye utu duce cyangwa se ku mahoro y'umutekano w'abaturage
nk'uko byagiye bigaragazwa cyangwa se byakomeje kugenda bigaragazwa. Nicyo kintu cy'ingenzi rero bigaragara ko gikenewe cyane. Hanyuma gusa yavuze ko icyo gihe nabwo ngo nubwo byavuzwe, hagaragaye mu by'ukuri ibikorwa byari biteye inkeke cyangwa se byari biteye impungenge, ari nayo mpamvu avuga ati no kugeza uyu munsi cyangwa se no kugeza izi saha birakwiye ko twabona cyangwa se birakwiye ko habaho ko izi nyeshyamba mu by'ukuri zasubira inyuma cyangwa se abarwanyi uyu mutwe wasubira inyuma kugira ngo umutekano hano ubashe kuba waboneka. Mu butumwa rero uyu munyapolitiki yakomeje kugenda atanga, yasabye ko ibirindiro bya gisirikare by'inyeshyamba bivugwa mu bice byasenwa burundu. Avuga ko ari imwe mu nzira z'ingenzi zo kugira ngo amahoro arambye aboneke mu guteza imbere igihugu. Uyu munyapolitiki kandi yasabye abaturage n'inzego z'umutekano gukurikiranira hafi ibikorwa by'iyimukira by'izi nyeshyamba mu bice birimo Nyangezi, mu Mosho ndetse n'ahandi. Si wenyine gusa rero wakomeje kugira icyo atangaza, kubera ko amakuru dufite cyangwa se amakuru ari kutugeraho ku bijyanye n'imbwirwaruhame zakomeje kugenda zitangazwa n'abayobozi bagiye batandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Mu by'ukuri hari undi muyobozi ukomeye cyane wagize nawe icyo atangaza, nk'uko birimo kugenda bigaragara. Itsinda rinini rigizwe n'abayobozi ba guverinoma ku buyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo hamwe n'abasirikare b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri bavuze yuko hari bimwe mu bikorwa byakozwe ku muhanda Route Nationale 5 aho wafunguwe, ariko iri tsinda riyobowe na Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Erikano mu by'ukuri batanga ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa bwo guhumuriza abaturage, kubizeza ko ubuyobozi bwa leta buri kugenda busubira mu bice byari bimaze igihe byarigaruwe n'inyeshyamba ndetse n'umutekano muke n'imirwano. Uyu Jean-Jacques Erikano mu ijambo yagejeje ku baturage basange yashimangiye ko igihe kigeze ngo abaturage amoko ndetse n'imiryango itandukanye bongere kubana mu mahoro no mu bwumvikane, birinda urwango n'amacakubiri byakomeje kuranga aka karere mu mezi ashize. Agira ati nta muntu ukwiye kongera gufatwa cyangwa gutotezwa azira gusa ko akomoka mu muryango cyangwa mu bwoko runaka. Tugomba kwirinda gushinjanya ndetse no gucengana. Igihe kirageze ngo twubake intara yacu dushyize imbere ubumwe n'amahoro. Uyu ndetse yanongeye gusaba abaturage gufatanya n'inzego za leta mu rugendo rwo kugarura ituze, ndetse anashimangira ko amahoro arambye atagerwaho hatabayeho ubwiyunge n'ubufatanye hagati y'abaturage bo ubwabo. Aya makuru aturuka muri ako gace anavuga ko abarwanyi ba M23 hamwe n'ingabo z'u Rwanda zishinzwe gushyigikira izi nyeshyamba ngo batangiye kuva mu bice bimwe mu kibaya cya Ruzizi kuva kwa gatanu kugeza ku cyumweru gishize. Iyi mikorere rero ikaba mu by'ukuri ikomeje kwishimirwa, kubera ko abayobozi baravuga ko ari intambwe irimo kugenda iterwa, nubwo bamwe bagiye bagaragaza uko utabyishimira. Hanyuma rero njye reka mbashimire, mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana kuri mikoro na Bosco, namwe makuru akomeye cyane yagezweho mu mujyi wa Goma, mu mujyi ukomeye cyane umaze igihe ariko warigoro n'inyeshyamba ndetse no mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice byegereye Uvira n'ahandi. Ibyatangajwe n'abayobozi ku rwego rwa gisirikare ndetse no ku rwego rwa gisivile. Mugire ibihe byiza, turaza gusura amasaha imbere turana andi makuru araba agezweho.